amwe mu magambo y'ubwenge yavuzwe na Jomo Kenyatta. Yaravuze ngo abana bacu bashobora kwiga ku byerekeye intwari zapfuye. Inshingano zacu ni ukugira abubatsi b'ejo hazaza. Yaravuze ati abana bacu bashobora kwiga ku byerekeye intwari zapfuye. Inshingano zacu ni ukugira abubatsi b'ejo hazaza. Arongera ati abamisiyoneri baje, abanyafurika dufite isambu, naho abamisiyoneri bafite Bibiliya. Batwigishije gusenga dufunze amaso. Twahumuye amaso bafite isambu, twe dufite Bibiliya. Yarongeye ati urubyiruko rwose rwambuwe ubunyafurika. Kugira ngo dukomeze gusabana n'imyuka y'abasekuruza binyuze mu guharanira ubwisanzure bwa Afurika, kandi ndizera nashidikanya ko abapfuye, abazima n'abavutse bazahuriza hamwe kugira ngo bubake ingoro zasenyutse. Ati abantu benshi bashobora gutekereza ko ubu hariho ubwigenge, ubu ndabona izuba ry'ubwigenge rimurika, ubutunzi bumanuka nka manu yo mu ijuru. Ndababwiza ukuri ko nta kintu kiva mu ijuru. Tugomba twese gukomeza cyane n'amaboko yacu kugira ngo twikize ubukene, ubujiji n'indwara. Arongera ati ishingiro rya guverinema iyo ari yo yose yigenga ni ururimi rw'igihugu, kandi ntidushobora gukomeza gusaba abahoze ari abakoloni bacu. Abumva ko badashoboye gukora badafite icyongereza bashobora gupakira imitwaro bakitahira. Yarongeye ati Imana yavuze ko iki ari igihugu cyacu, igihugu duteza imbere nk'abantu. Turashaka ko inka zacu zabyibuhira ku butaka bwacu kugira ngo abana bacu bakure neza. Ntidushaka ko ibinure bizivanwaho kugira ngo bigaburire abandi. Ati ntugashukwe ngo uhinduke nyamwigendaho ngo nuko ushaka ibiryo. Ahabaye urwango rushingiye ku moko rugomba kurangira. Ahabaye n'inzangano z'amoko bizarangira. Ntitukibande ku gusharirira kwahise. Nahitamo kureba ahazaza kuri Kenya nshya nziza. Ntabwo ari mu bihe bibi byashize. Niba dushobora gushyiraho imyumvire y'icyerekezo cy'igihugu hamwe n'indangamuntu, tuzaba twarageze kure kugira ngo dukemure ibibazo by'ubukungu.